So pioneers, final words. Don't let the noises distract you. Ijambo rya nyuma ku pioneers, ntimutume urusaku rubarangaza, ntimutume amagambo abashuka. Pioneers benshi ngo nta bumenyi buhagije bafite ku bintu bya cryptocurrency. Abenshi rero usanga batanguranwa no kuba bashaka kuzigurisha mbere yuko zigera kure. Ariko icyo twababwira nuko ari ikosa rikomeye. Niba rero nawe ukoresha Pi, ugifungura application yawe hari itangazo uhita ubona. Ni itangazo ryasohotse ku itariki 21. Hari benshi basa n'abashinja abatwigishije cyangwa se abaduhabwa ubumenyi ko bababeshye. Ariko iri tangazo ryasohowe na banyirubwite, kandi dushimira abo ngo bagiye baduha ubumenyi bagikomeza no kubuduha, kubera ko ibyo bavugaga ntabwo ari ibyabo, ni amakuru nabo babaga bakuye ahantu yizewe. Wifuza kumenya amahirwe mashya yabonetse? Reba iyi video. Fanyakazi TV, we are the solution. Iyi ni Fanyakazi TV, unyite Mr. Fanyakazi. Bagira ngo twese tumaze turebere hamwe amatangazo yagiye asohoka, icyo yatubwiraga, hanyuma turaza gusoza na video nayo iri bugire ikintu cy'ingenzi iri butubwire. Pioneers benshi ngo nta bumenyi buhagije bafite ku bintu bya cryptocurrency. Abenshi rero usanga batanguranwa no kuba bashaka kuzigurisha mbere yuko zigera kure. Ariko icyo twababwira nuko ari ikosa rikomeye. Hari abantu benshi bari kugendera ku bwoba bwa bamwe bitewe n'ibyo bari bizejwe kuri Pi. Bamwe rukura gutakaza icyizere, abo bateka mitwe cyangwa se abo bahemu cyangwa se abambuzi barimo gushaka uwo wese ufite ubwoba ushaka kugurisha Pi ze ku giciro gito cyane, kandi bo bazi neza ko mu gihe kiri imbere gishobora kuzarenga uko twe tubitekereza. Icyo tumenyeshwa ubu ngubu nuko agaciro nyako ka Pi ntabwo kari ubu ngubu mu gaciro twe dutekereza, ahubwo kagenda gakura bitewe nuko ecosystem iri kubitegura, kandi iri kubitegura mu gihe kirambye. Uwo muntu wese uri kugurisha Pi ze kuri ubu ameze nk'uri kuzikura hazijugunya, ameze nk'uri kureba agaciro kazo k'uyu munsi aho kureba agaciro kazo ko mu gihe kirekire. Reka tukubwire impamvu utakagombye kuba ugurisha cyangwa se ujugunya Pi zawe none ahangaha, ahubwo ugatekereza mu buryo buri strategic. Ese ni iyihe mpamvu kugurisha Pi zawe byazakubera ikosa rikomeye mu buzima? Abo turi kwita abateka moto cyangwa se abafatiranya abandi bari guhigira aho buri muntu wese ahangayikishijwe n'igiciro cya Pi, atekereza ko cyaba ari gitoya. Icyo bo bashaka ni ukugira ngo bakomeze kugendera ku bwoba bwa bamwe, bigwizeho za Pi nyinshi, hanyuma mu gihe cyo kugurisha uzasange wazigurishije kuri make uri mu gahinda no kwicuza. Muri iyi ntuneko imeze gutya, biravugwa ko Pi zizagira agaciro gakomeye uko igihe kizagenda gikurikira. Niba rero nawe ukoresha Pi, ugifungura application yawe hari itangazo uhita ubona. Ni itangazo ryasohotse ku itariki 21 hano mu Rwanda. Iri tangazo riramara impungenge buri muntu wese yari afite ku bijyanye n'ibyo yari yiteze ku itariki 20 z'ukwa 2025. Niba nawe wizera Pi bitewe n'igihe uyimazemo, yaba imyaka cyangwa se amezi, reka dusome iri tangazo maze twumve icyo ritubwira. Iri ni itangazo ryihutirwa rikomeye kandi rireba buri wese, cyane cyane pioneers cyangwa se abakoresha Pi. Ku itariki 20 z'ukwa 2025 benshi bari biteze kubona amafaranga adasanzwe, bari biteze kuba abaherwe, bari biteze kuba abakire, ariko siko byagenze. Ibi rero ntabwo bivuze ko ibyo babwiwe ari ibinyoma, ahubwo twagombaga kubanza kumva ibintu neza uko bimeze nuko byakozwe. Birashoboka ko nge nawe hari aho twakuye amakuru nk'aya, hari aho twigiye ku mbuga zitandukanye nka za WhatsApp cyangwa se ahandi twakuraga amakuru y'uburyo dukoresha Pi, ko bari gufungura ndetse no gukomeza kumininga. Hari benshi basa n'abashinja abatwigishije cyangwa se abaduhabwa ubumenyi ko bababeshye. Ariko iri tangazo ryasohowe na banyirubwite, kandi dushimira abo ngo bagiye baduha ubumenyi bagikomeza no kubuduha, kubera ko ibyo bavugaga ntabwo ari ibyabo, ni amakuru nabo babaga bakuye ahantu yizewe. Kandi niba dushaka ko ibyo twize bitugirira akamaro, dukomeze kumva icyo batubwiye, kandi natwe dukora ubushakashatsi ahakwiye. Tekereza ko buri muntu wese umupioneer ashobora kuba afite application, nako agomba kuba afite iyi application. Niho dukura amakuru. Ugize ikibazo cy'ururimi ushobora kubaza bakagusobanurira amakuru agezweho yatangajwe, kuruta uko wagenda utoragura amakuru ahatandukanye. Rimwe mu matangazo yasohotse ryaragiraga riti Open Network yatangijwe ku mugaragaro, bishimangira intambwe ikomeye ku pioneers bose. Ubu imiyoboro yayo yo hanze yafunguwe, bivuze ko pioneer bashobora gukora hanze y'urusobe rwa Pi, guhuza n'ibigo byemejwe na KYB, ndetse no kubona uburyo bushya bwo guhura n'amasoko acunzwe. Wifuza kumenya amahirwe mashya yabonetse? Reba iyi video ya Cheng Diao Fan washinze Pi Network asobanura iby'intambwe nshya. Ikindi urasabwa gusoma itangazo ryemewe kugira ngo umenye uko Open Network ifunguye igice gishya cya Pi ndetse n'uburyo wabyungukiramo. Mbere yuko tureba iyi video, ndabamenyesha ko hari amagambo amwe namwe tutaza kubonera ikinyarwanda,
ariko turagerageza kuyisobanura muri rusange ku buryo buri muntu wese abasha kumva icyo twabwiwe. Hi, pioneers. Today is the open network launch of Pi. Yagize ati muraho pioneers, uyu munsi ni umunsi wo gufungura ku mugaragaro network. Mbere na mbere ndabanza gushimira aba pioneers barenga miliyoni 60 mu isi yose bamaze igihe kingana gutya bategereje uyu munsi. Uyu ni umusaruro w'imbaraga zacu twakoresheje mu myaka 6 ishize. Tugomba kwishimira ibi bihe byiza bya network yacu. Hanyuma kuri ubu iyo ugenzuye neza urugendo rwa Pi, usanga ari urugendo rwabaye urugendo rwihariye kandi abenshi bagiye bayifata nk'ayitandukanye. Yego, Pi ntabwo imeze nk'izindi. Impinduka zagiye zibamo zagiye zigaragaza ko ifite uburyo itandukanye n'ibisa nabyo, aho wasangaga abantu benshi bagenda bagira impungenge zo kurenza ibigero byateganyijwe, ibyumvikanyweho ndetse n'imikorere yabyo. Ariko kuri Pi, nk'uko mu minsi ishize hari proje nyinshi zari gufundurazinga cyangwa se zari gutera inkunga nka ICO, Pi ntabwo yigeze ikora ICO. Yongeraho ati ntugurishe Pi zawe. Kandi Pi yakozwe mu buryo bworohereye buri wese kuyibona ku buntu. Ati 80% by'abakora token za Pi ni iby'abaturage. Ngo mu gihe proje za crypto zishobora gukorwa mu kanya gato imbona nkubone ku mpapuro, udukontra dutoya, ndetse no muri no minsi bikorwa mu buryo bworoshye cyane. Ariko Pi community bo bamaze imyaka 6 biga kuri ecosystem kandi bashaka kumenya neza niba koko umumaro wayo uzakoreshwa mu buryo buboneye mbere yuko bayifungura. Ikindi mugomba kumenya kuri blockchains nyinshi, ngo inyinshi adresse zazo cyangwa se aho zibarizwa ntabwo ziri verified cyangwa se ntabwo zigenzuwe mu buryo bwemejwe. Ari nayo mpamvu Pi yahisemo gukoresha uburyo bwa identity verification cyangwa se kugenzura mu buryo bw'umwimerere ikoresheje KYC ndetse na KYB ku bayikoresha basaga amamiliyoni, kugira ngo bamenye neza niba buri muntu ku giti cye cyangwa se business bari kuri mainnet bari verified. Kubera ko Pi yemera ko uburyo bwiza bwo kugeza kuri bose bitakabaye bikorwa mu buryo bugenda bunyuranyije n'amategeko. Crypto zimwe na zimwe ngo zigenda zikritika cyangwa se zivuga ko abakoresha Pi cyangwa se Pi users ari benshi cyane. Ese icyo ni ikibazo? Titwe ntabwo ariko twe tubibona, ahubwo twe tubibona nk'imbaraga zikomeye za Pi network, aho abantu cyangwa se imbaga y'abantu yishimiye gukomeza ikora yubaka mu gihe cy'imyaka 6. Abantu basanzwe cyane cyane nk'aba pioneers nibo bari inyuma y'imbaraga za Pi, kubera ko Pi yakozwe kugira ngo ikemure ibibazo bitandukanye byo mu rwego rw'isi. Pi rero ikaba ihaye ikaze abantu bose bakunda crypto n'aba mainstreams audience cyangwa se abakunda mainstream. Amateka yagaragaje neza ko technology cyangwa se ikoranabuhanga ribera buri wese iyo ari rihuza n'ibyo ikiremwa muntu gikeneye mu by'ukuri. Naho bitabaye ibyo cyaba ari ikintu cy'agahararo gusa cyangwa se kigezweho kigahita kigenda kikarangira. Kuri ibyo rero uruganda rwa crypto narwo ruzakura inyungu mu buryo abantu benshi bazagenda bitabira mainstream kugira ngo bose hamwe bazabashe gukora blockchain technology iri mu kuri. Uyu munsi ni ifungurwa rya network. Ibyo bishatse kuvuga iki? Ibi bishatse kuvuga ko umupaka wa blockchain ya Pi wakuweho kugira ngo wemerere buri muntu wese kuba yayinjiramo. Niba rero buri muntu wese uturutse hanze ashobora kwinjira muri Pi cyangwa se ashobora kwinjira mu muryango wa Pi, bizoroha cyane kandi bizorohera no ku bacuruzi, kubera ko bizatuma abo bashobora gukora ubucuruzi bworoheje, bagacuruza ibintu byabo ndetse na serivisi zabo ku isoko ryaba ari isoko ryoroheje cyangwa se n'isoko rusange. Ndetse n'abantu bakora ama-application nibo bita aba developers, nabo bizaborohera kugira ngo bashe gukora application zabo ndetse babashe no kuzuzuza mu buryo bwabo buboneye ndetse mu isoko rigezweho. Ndetse n'abakora udushya cyangwa se abahanga udushya nabo izabafasha mu kwigwizaho abandi bantu. By'umwihariko ku ba pioneers bizatuma babasha kwegerana ndetse no gukora transaction hagati yabo, no kuvuga guhererekanya Pi hagati yabo mu buryo bworoshye. Hanyuma abafite udushya cyangwa abahanga udushya namwe mukiri bashya muratumiwe, muhawe ikaze kugira ngo mugenzure neza cyangwa se musure uru ruhererekane rwa crypto rugari rubagejejweho. Niba ufite ubucuruzi bugezweho, ngwino nawe ukore igerageza ndetse ugurisha ibicuruzwa byawe muri Pi. Hanyuma kuri babandi bubaka ibintu bikomeye cyangwa se bakora nk'aho application baba badafite ubwo bucuruzi bugezweho cyangwa se bugendanye n'igihe, ariko bakaba bafite ubunararibonye mu application, ngo hari uburyo bwanyu bugezweho namwe bwabateguriwe. Ubwo buryo kandi buzabukoresha umurongo cyangwa se umuyoboro wo kwamamaza wa Pi, aho Pi izabafasha mu buryo bwo kwamamaza ndetse ikanabafasha n'uburyo bwo kubasha gucuruza ibyo bikorwa byanyu. Ariko noneho muri ibyo byose akamaro ka Pi kakorewe cyangwa se kagenewe abantu bose, aba pioneers bose, kandi ni byiza cyane, nicyo umuryango mugari wa Pi wifuza muri rusange. So pioneers, final words. Don't let the noises distract you. Ijambo rya nyuma ku ba pioneers: ntimutume urusaku rubarangaza, ntimutume amagambo abashuka
mwibande cyane ku gifite agaciro kandi kinafite itandukaniro gitandukanye n'ibindi muri iri soko rya crypto ndetse no mu isi yose. Mukomeze mukore kandi mukomeze muhange, ibindi bikurikira bizikora. Mureke twese twereke isi inzira itandukanye yerekeza ku ifaranga ry'ikoranabuhanga ndetse n'imbaraga z'umuyoboro wa Pi muri iki gihe cy'umuyoboro ufunguye. Fanya Kazi TV. We are the solution. Bongeye kandi bati Pi Network yaburiye abakoresha bayo ku byago by'ubwambuzi bikomeje kugaragara ku masoko ya DEX, aho kwandikwa kwa Pi ku buryo butemewe bishobora gutera igihombo gikomeye ku bakoresha bagaragaza ibibazo by'ubwambuzi muri rusange muri cryptocurrency uko uyu mushinga ugenda waguka. Iyi nyandiko ishimira akamaro ko gukorana n'ubucuruzi bwemejwe na KYB Know Your Business bugaragara ku rubuga rwemewe rwa Pi, aho uyu murongo wo kugenzura ubucuruzi ugamije kwemeza ko ari ubunyakuri. Ibi bikaba byibandwaho cyane nyuma yo kuwa 20 Gashyantare 2025 Pi yatangiye gukorera ku mbuga z'inyuma binyuze mu mikoreshereze yayo ku mugaragaro Open Network. Iri tangazo rije mu gihe Pi ifaranga rishobora gucukurirwa kuri telefone rifite abasaga miliyoni 19 riri mu rugendo rwo kwinjira mu mikoreshereze ifatika. Icyakora haracyari impungenge zituruka ku mateka y'uko ryagiye rishinjwa kuba ubwambuzi bushoboka bitewe n'igihe cyari cyarashize ridakora ku masoko mpuzamahanga y'ivunjisha. Ubu rero ikiriho nuko Pi iri kugenda ikomeza kuburira abantu kutagurisha Pi zabo. But this is a huge mistake. Nahanjye nawe niba uri mushya cyangwa se umaze igihe, icyo dusabwa ni ukurindira no gukurikiza amabwiriza duhabwa n'ubuyobozi bwa Pi bwemewe cyangwa se bwizewe. Nge unyite Mr. Fanya Kazi. Igitekerezo kandi watugezaho muri komenti cyafasha benshi. Fanya Kazi TV. We are the solution.